Ntabahaje mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ni kwigerekerezo rya 29 Kigarama 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo akomeje kubera indwano ikomeye hagati ya M23 ndetse na coalition ya FARDC. Tukaba rero tugiye guhamagara umwe mu banyamakuru Rafiki wikurikiranira hafi atubwire ibiri kugenda biba ndetse nuko nahandi bihagaze bikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa ko urugamba rwakomeye kandi rwahinduye isura bitandukanye n'ibyari bimaze iminsi biba. Bwana Rafiki wiriwe neza? Wiriwe bwana munyamakuru. Bwana Rafiki tugwamagaye turi mu kiganiro makuru atugeraho aravuga ko FARDC irimo impinduka nyinshi. Sylvain Ekenge yamaze kwirukanwa nyuma y'amagambo akomeye yatangajwe. Ubundi mbere na mbere muri Goma bakire gute byatangajwe na Ekenge mbere yuko tujyana mu bindi bice tubwire biri kugenda biba? Yes, urakoze cyane munyamakuru ndetse suhuza n'abadukurikiye bose. Ahangaha mu mujyi wa Goma rero inkuru mu by'ukuri ku munsi w'ejo navuga ko bitari byoroshye na gatoya kuko uyu mugabo akimara gutangaza ari amagambo abantu benshi byarabababaje ndetse ntekereza ko bitababaje yemwe n'abaturage bo muri aka karere ahubwo yemwe n'ibihugu bimwe na bimwe byagiye bibigarukaho. Ndakeka abakunzi bacu barabizi. Abaturage rero ndetse na societe navuga muri rusange mu mujyi wa Goma bakiriye ibi ngibi kuhagarikwa cyangwa iyirukano rya Sylvain Ekenge nka distraction cyangwa se ubwo ingingo ndaza kubyitute mu rurimi rw'ikinyarwanda niho gusa naho babeshe amahanga kuko Sylvain Ekenge ari amagambo yavuze ntabwo ari umuntu udasobanutse. Ni umuntu wari mu rwego rukomeye cyane rwa gisirikare mu by'ukuri ndetse akaba yarafitiwe icyizere, akaba ari umwe mu baba hafi cyane ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Benshi bavuze ko rero atari kuba yasobwe ahubwo ngo ni umugambi bafite muri rusange nka leta ya Kinshasa bafatanyije yemwe nabo bitwa ngo bamuhagaritse ngo kwabaye gusa nkaho bahuma amaso isi kugira ngo itamenya umugambi mubisha bafite n'ubundi urimo urategurwa mu kugirira nabe abaturage mu by'ukuri bo mu bwoko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi. Urumva ko rero mu by'ukuri abaturage bo bavuze ko Sylvain Ekenge ntabwo yarakwiriwe kwirukanwa gusa cyangwa se guhagarikwa mu nshingano ze ahubwo kuko yangirije cyangwa se yaciye ukubiri n'amasezerano menshi mpuzamahanga ngo yakabaye abiryozwa ngo kuko mu by'ukuri akomeje aya magambo yababaje abantu benshi ndetse akaba akomeje kugenda agarukwaho na buri muntu wese. Ahangaha mu mujyi wa Goma rero barimo baragenda babijujura. Uranyura ku ruhande ugasanga abantu bari kuvuga batese guhagarikwa nibyo byari ngombwa, ese iyo bakamufunga cyo kimwe n'abandi. Ibintu nk'ibyo nibyo bikomeje kugenda abivugwa ahangaha muri societe. Bwana munyamakuru. Yego Bwana Rafiki wumva igifaransa neza kuturusha? Yego ka udufashe rino tangazo ugenda udusomera akantu ku kandi ugenda udusobanurira mu kinyarwanda icyo bivuze. Yego nanjye ndacyumva ariko ntabwo nakurusha. Yes, birumvikana ni itangazo mu by'ukuri ryasohotse n'ubundi nk'uko benshi bari babyiteze n'ubwo amakuru yamenyekanye. Iri tangazo narindi guhaye yego narindi guhaye ubwo wari dusomera ukanarifasha kurisobanurira abadukurikiye. Yes, birumvikana ni itangazo ryasohowe n'inzego nkuru za gisirikare cyangwa se ryashyizweho umukono na chef d'état major general cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo za FARDC akaba yitwa Banza Mwirabu Jire, akaba ari lieutenant general. Yagize ati communiqué cyangwa se itangazo, aravuga ati l'état major général des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ati inzego nkuru za gisirikare za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo condamne les propos tenus par le général major Ekenge Bomusa Efomi Sylvain
ati bamaganye ibyavuzwe na generali majoro Ekenge Bomusa Efomi Sylvain ati stigmatisant la communauté tutsi sur les antennes de la radio télévision nationale congolaise. Ati itangazo mu by'ukuri cyangwa se ibyo yavuze byahembera urwango niba ariko nshobora kubyita cyangwa se sinzi ukuntu ndibuze kubivuga mu terme ya nyabyo, ndetse ngo bikaba byavugiwe kuri radio na televiziyo by'igihugu, bikavugwa ce samedi 27 décembre, bikaba byaravuzwe tariki 27 z'ukwezi kwa 12 2025. Tira les conséquences de cet acte. Ati mu by'ukuri rero bikaba bishobora gutera ingaruka zikomeye cyane, ibyo ayo magambo akaba ashobora gutera ingaruka zikomeye cyane. Aragira ati, arakomeza aravuga ati ngo il a été décidé ati kubw'ibyo ati hafashwe ibyemezo. Il a été décidé la suspension du précité de ses fonctions de porte-parole des FARDC. Ati hafashwe icyemezo cyo guhagarika mu mirimo umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igikuba cya kabiri bakagira bati l'état major général des FARDC ati ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tient à préciser que les propos décrits ne reflètent en rien la position officielle de la République démocratique du Congo. Ati ingabo bose aya magambo yavuzwe, ngende kujya nshaka kuyita ibigambo, aya magambo yavuzwe na Sylvain Ekenge ati ntaho ahuriye n'imiyoborere cyangwa n'inzego z'ubuyobozi za urumva ko batangiye kubishyira ku ruhande, ni celle du commandant supreme. Ati yemwe n'ibitekerezo by'umugaba w'ikirenga wa FARDC, ni celle du commandant supreme des FARDC, son excellence le monsieur le président de la République, encore moins celle du gouvernement. Ati yemwe na guverinoma ya Kongo Kinshasa ati ibyo bintu ntaho ihuriye nabyo, ils sont incompatibles avec les valeurs républicaines. Ati bitandukanye cyane cyangwa se mu by'ukuri ngo bihabanye cyane n'indangagaciro za gisirikare. Ati icya gatatu akavuga ati l'état major général des FARDC réaffirme ati ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongereye cyangwa se basubiye kugaragaza ko avec pleine conviction ati mu kuba kumva bose ndetse n'ibyo twemererwa la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à défendre et à protéger avec discipline et professionnalisme. Ati twebwe icyo dushize ati ni ukurengera ubusugire ndetse n'imyitwarire myiza ya gisirikare, la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Ati ndetse tukarinda igihugu cyacu muri rusange, ainsi que la sécurité de toutes les Congolaises et Congolaises sans aucune distinction jusqu'au sacrifice suprême. Ati ndetse tukanarengera abakongomani n'abakongomani kazi tutarobanuye ati ndetse kugeza mu by'ukuri ku bwitange bwose ndetse no gupfa byaba ngo twanabipfira. Icya kane ati à cette période cruciale ati muri iki gihe kiri dufite l'état major général appelle l'ensemble ati inzego z'ubuyobozi bwa gisirikare zihamagarira abaturage bose à l'unité ati kugira ubumwe, à la cohésion ati mu by'ukuri ubwumvikane n'ubwiyunge, ubumwe n'ubwiyunge, la cohésion et l'unité, et au rejet de tout discours de haine. Ati ndetse bakirinda buri magambo yose abiba urwango en fait de soutenir les FARDC dans l'accomplissement de leur noble mission. Ati ndetse mu buryo bwo guherekeza igisirikare cya Kongo mu kuzuza inshingano zacyo nziza cyane. Ati feta Kinshasa le 28 décembre ati bikoreye Kinshasa tariki 28 z'ukwezi kwa 12 2025 banza mwila Bwigire chef d'état major général. Ngayo nguko tugerageje kugerekereza, ariko ndakeka ko wenda ibyibanze byumvikanye bwana munyamakuru. Byumvikanye cyane Rafiki, sinzi niba ntacyo byabitwaye ibi bintu wakuze ubibona by'urwango rwagiye ruhemberwa muri territoire ya Rucuru, Masisi, Nyiragongo ndetse no muri Goma ubwo yayoborwaga na guverinoma
dore ko uyu Ekenge yabaye igoma igihe kinini aho yari umuvugizi wa Zokora. Ngira ngo uramuzi niwe watangiraga kuvuga ubwo M23 yatangiraga mu bice bya Canzu. Ubundi mu by'ukuri nk'umuntu ubizi neza, ibi ni igiki cyaba kibyisha inyuma? Ikibyinshi nyuma bwana munyamakuru ni umugambi mubisha wenda dutanga usobanura neza wenda batwumva kugira ngo basobanukirwe. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igisirikare kugeza amagingo twavuga ko cyamaze kuba kimelanja mu buryo buri homogene, ndaza kubivuga mu buryo buri homogene, mu buryo bigoye cyane kubatandukanya. Wenda gato Rafiki wenda dusobanuye kubijyanye na homogene wenda kugira babyumve. Homogene yose ni nk'uko umuntu avanga isukari mu cyayi, ibintu bikivanga ku buryo utabitandukanye. Uko bimeze ni ukuvuga ngo bamaze kwivanga cyane ku buryo kibigoye, ndetse bivugwa ko yemwe no mu barinda umutekano wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi harimo abasirikare baba FDLR. Kandi ingengabitekerezo wumve ko Sylvain Ekenge, umuntu w'umukongomani umaze igihe kirekire mu gisirikare ndetse watangiye igisirikare ku bwa Mobutu, ingengabitekerezo nk'iriya ni ukuvuga ngo nta handi ayikomora ni mu miyoborere cyangwa se mu nzego z'ubuyobozi zose za Kinshasa. Nuko nguko bimeze, ni umugambi mubisha bafite ndetse wo kurandura ikintu bakunze kwita operation ethnique, wo kurandura ubwo bwoko. Yemwe bakaba batanabwifuza, bakaba bifuza ko burangiraho butongera kumvikana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari nacyo rero benshi mu by'ukuri bajyaga bibaza intandaro y'iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, mu by'ukuri yatangijwe na AFC mu 2023. Intandaro nkeka ko bamaze kuyibona, yemwe n'abatabyemeraga nkaba ntekereza ko bamaze kuba mu by'ukuri babyemera, kubera ko byagaragaye mu nzego nkuru za gisirikare ndetse n'amahanga akaba yakagombye kubihagurukira. Nubwo twabonye Ububirigi busa nkaho bushatse nko kubivugaho, ariko Ububirigi bwana munyamakuru burabizi ndetse buranabisobanukiwe. Uwo mugambi mubisha n'Ububirigi buwuziho kuko bugaragara ku rugamba mu by'ukuri barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Kuba bijyanye wenda n'ibyavuzwe na Ekenge yavugiraga igisirikare cya FARDC, birumvikana afite amakuru menshi cyane kuruta n'abandi bose b'abanyapolitike. Twaza kwitega iki bwana Rafiki mu gihe umusirikare mukuru ufite amakuru y'igisirikare atangaza ibingibi agara, kandi kenshi buriya ibiri ku mutima bigaragarira ku munwa? Twaza kwitega iki? Yes, urakoze. Icyo dushobora kuza kwitega n'ubundi bo ku giti cyabo barimo barumva yuko ikibazo bagikemuye, ariko ibi ngibi bivuzwe na Sylvain Ekenge. Gusa abantu babyumve ko byanavuzwe na nyina wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi, bamwita Martha Kasalu. Uyu nguyu nawe yarabivuze, si ukuvuga ngo Ekenge niwe wenyine ubivuze, n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bose bajya babivuga. Bitakwira ahora bivuga buri munsi, ari mu nteko ishinga amategeko. Ntekereza ko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nta kintu cyinshi ngewe navuga ko abantu bakwitega wenda gishobora kuza guhinduka, uretse kujijisha amahanga bagafata Sylvain Ekenge bakamushyira ku ruhande, bakavuga bati turamuhagaritse mu mirimo ye, hanyuma ubundi bakazagira batya bagafata undi bakamusimbuza, ariko ubundi agakomeza agakora inshingano ze. Cyane cyane ko mu by'ukuri ko ari uko benshi bakomeze kuvuga ko ibi ngibi yabivuze igihe kitaragera ko bivugwa, ariko ubundi ibyari byemewe yuko bivugwa. Ni ukuvuga ko biremewe ariko yabivuze igihe kitaragera. Benshi bashaka kwibaza batese igihe cyo kubivuga cyari kuzagera ryari. Ni ukuvuga ko bakiri ku rugamba rukomeye cyane, bumva batsinda M23 ku rwego rw'urugamba ndetse no kuri diplomasi, ariko ku magingo yangaya biragaragara ko urwo rugamba batari barutsinda. Byavugaga ko rero igihe cyose bashobora kuzatsinda runo rugamba cyangwa bagasa nkaho ku rwego rwa diplomasi bagaragaje kujya hejuru cyangwa gutsinda, byumvikanaga ko aribwo ari amagambo yari kuzavugwa ndetse akanashyigikirwa. Uyu mugabo rero twavuga ko yihutishije ubuhanuzi, akaba ari byo wenda asa nkaho yahemukiye leta ya Kinshasa, ariko ubundi nta kidasanzwe kiri buze gukorwa na leta ya Kinshasa bwana munyamakuru. Reka dukomereze no mu bindi bice. Kugeza ubu n'ubundi muri iryo jambo yavugiye kuri RTNC yatangaje ko bamaze kwisubiza amakobora ya mbere n'amakobora ya kabiri, anagaragaza ko kuri ubu bamaze guhindura uburyo bwo kurwana, ndetse avuga ko bari baravuye muri Uvira mu buryo bwa repli strategique.
mu by'ukuri muri side Kivu ho ayo mufite n'ayahe bihagaze gute mu gisagara cya Uvira? urakoze cyane yarabivuze, ariko kandi twavuga ko wenda yabivuze ariko ntaho wenda tugerageje nko gutanga umucyo kuri ibyo ngibyo. Makobora ya mbere ndetse na Makobora ya kabiri, ibi ngibi AFC mu 23 yabivuyemo ku bushake bwayo, ni ukuvuga ngo ni retrait volontaire kwa kundi bakunze kubyita. Bavuyemo ku bushake bwabo, impamvu ni impamvu za gisirikare zatumye bivana muri utu duce, baza kwikosantra aho bita Kigongo naho bita Katongo. Utu duce rero navuga ko ari uduce mu by'ukuri kugeza magingo ya kuva yabivuga tukiri kuberamo urugamba rukomeye. Magingo yanga ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirimo zirarwana no kwigarurira utu duce tutari kure cyane ya Makobora, kuko no kuvuga ngo ku munsi w'ejo bundi urugamba uko barurwanaga bari bafite imbunda ziremereye, bari bainstaye aho bita n'ubundi Makobora, bakarasa muri aka gace ka Kigongo ndetse na Katongo, ariko byaje kurangira AFC mu 23 babereye ibamba, nanone ntiyaza kuhava, ahubwo bivugwa ko hari abamanutse iberukira mu gace ko bita Ruhanga. Ruhanga ikabisa nkaho yegeye ikiyaga cya Tanganyika. Bivuga ko bari bagiye guhura n'abari baje banyuze mu mazi, bivuga ko bari gukoresha urugamba rwo mu mazi, yemwe bagakoresha n'urwo ku butaka, ariko rwiganjemo atirahi cyangwa se kurasa, ibyo bita gusheringa cyangwa kurasa uri kure cyane ukarasa mu birindiro by'umwanzi. Nibyo bari gukora ku munsi w'ejo, ndetse na magingo yangayo nuko byagenze mu masaha ya mu gitondo muri aka gace ka Kigongo ndetse n'indi Katongo haramutse ahumvikana na none urusaku rw'amisasu magingo yangaya, nubwo AFC mu 23 n'ubundi nayo mu itangazo ryayo yakomeje kubyamagana, ivuga ko bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane. Gusa hari amakuru dufite bwana munyamakuru avuga ko AFC nayo yamaze kuramforosa ku rwego rukomeye cyane. Icyo dushobora kwitega muri aka gace akaba ari avance za AFC n'ubundi nuko bijya biba bakagira batya bakabarasaho bikaza kurangira abagerageje ku avance ari 23. Benshi bakavuga bati rero ibikorwa biri gukorwa na leta ya Kinshasa bishobora gushyira mu kaga ya migi n'ubundi AFC imaze iminsi yarigaruriye, ndetse ikaba yanafata n'indi nk'uko byagenze mu kibaya cya Rusizi. Ariko kandi twavuga ko magingo yangaya bari bararasira kure, batari bagerageza kwa advancinga ku butaka, gusa bakaba baracomokeye cyangwa se barashatse kugira ngo bazacokere muri Uvira n'ubundi hariya muri Katongo ndetse n'ahitwa Kigongo, hanyuma wenda barebe niba bashobora kugera kuri poro ya Kalundu, kuko ni mu majyepfo, akaba ari muri sheferi ya Bavira. Kugeza amagingo ya rero ntibirabakundira, n'ubundi muri ibyo bice nibyo bikiberamo urugamba. Amagingo yangaya mu mujyi wa Bukavu bameze neza, uretse abegereye poro Kalundu cyangwa ikiyambu cya Kalundu nibo bari kumvira amasasu kure bwa munyamakuru. Naho kubirebana cyase ku bihuye n'abarundi bari muri iyi mirwano, bo amakuru mashya agezweho kuri dosiye yabo ni iyihe abagana Rafiki? Urakoze. Abarundi ntabwo runo rugamba bigeze baruvamo. Hari abashobora wenda kumva turi kuvuga ngo ni coalition, ntibamenye ko tuvuze coalition tuba tuvuze ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'abafatanyabikorwa babo bose. Ni benshi cyane kubatondagura cyangwa kurira kuri umwe bijya bitugora cyane, bikaba ngombwa ko byose tubyise coalition kuko ni igikoalition kinini cyane. Navuga ko rero abarundi batigeze bava muri iyi ntambara, yemwe hari abari baherereye mu misozi miremire ya Fizi kandi bari benshi cyane. Abo bose baramanutse, abandi baracyari hejuru, abandi berekeje muri ibyo bice bariyo. Hari abagiye abambukira aho bita abanyuze mu kiyaga cya Tanganyika bajya guhinguka aho bita Mpoku. Ahangaha Mpoku rero bivuga ko ndetse harimo n'abasirikare ba Tanzania nabo bamaze kuhagera, n'ubundi baje kuramforosa ingabo zari zihari ya Mpoku. Ni ahantu ushobora kwambuka n'ubundi ugahinguka mu Burundi mbere y'uko werekeza mu mujyi wa Baraka, naho ni hafi y'icyambu. Birumvikana rero Uburundi bwamaze nanone kuramforosa cyane, bari mu rugamba ntibigeze baruvamo, ndetse baracyaramforosa, baracyohereza
kohereza ingabo mu buryo bwose bushoboka. So navuga ko rero Uburundi bwo buri mu rugamba, ariko kandi mu minsi ishize nibwo bageragezaga kwambuka bakoresheje amato yabo y'intambara, ariko yagera mu mazi agahura n'imvubu. Hari abagiye babyita ngo ni imvubu, abandi bakabyita inkuba, abandi bakabyita uko bashaka, kuko AFC mu 23 nayo yari yababujije gukora kuramforsa hafi aho baherereye. Byaje kuba ngombwa rero yuko bazajya baca inzira ya kure, cyangwa icyo dushobora kwita muri rw'igifaransa ngo ni chemin de tourner, bakanyura mu nzira za kure, bagasa n'abagiye kujya za Karemi, ubundi bakabirindukira za Baraka. Ubu niko bakora rero, ariko kugeza amagingo aya ntabwo bishobora kuborohera, nubwo bari mu rugamba n'ubundi ntacyo barageraho. Bwana munyamakuru, yego bwana Rafiki, tugenda tugana ku musozo, tujye dusubire mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Byifashe gute Nyiragongo, Warikare na Rucuru kugeza ubu? Yes, urakoze cyane. Navuga ko muri Nyiragongo uretse wenda niho twegereye, Nyiragongo ni teritwari yo ndetse ntoya kurusha izindi zose uko zingana zigeze Kivu y'Amajyaruguru, kuko Kivu y'Amajyaruguru igizwe na teritwari ya Nyiragongo, teritwari ya Rucuro, teritwari ya Masisi, teritwari ya Lubero, teritwari ya Beni ndetse na teritwari ya Warikare. Iyi ya Nyiragongo rero ni teritwari ntoya cyane ndetse mu buso, yamaze kwigarurirwa kera na AFC mu 23 uretse ibitero, kubera ko Nyiragongo yifatanye na Parike Nationale ya Virunga, kandi parike ya Virunga bikaba hari ukuntu interahamwe FDLR ndetse na za Wazalendo zikiri muri ariya mashyamba zijya zigira zitya zikinjirira abaturage. Ni bya bitero by'ubucengezi bijya bikorwa, ariko nabyo ntekereza ko AFC mu 23 yamaze kuba ibishakira umuti. Ku munsi w'ejo bundi nibwo muri Nyiragongo aho bita za Kanyarucinya humvikanye urusaku rw'amasasu ubwo amabandi yitwa ngo ni amabandi, kuko mu by'ukuri ntabwo bari abantu bashobora kurwana, binjira inzu y'umuturage bakaza kumurasa ndetse akitaba Imana. Ndumva kuva icyo gihe rero kugeza amagingo muri Nyiragongo ari ituze. Muri teritwari ya Masisi magingo yangaya niho twavuga icyitwa Wazalendo cyakomeje kwihunda ku gatuza, cyangwa se cyari kiri kwigamba yuko hari ibice bigiye bitandukanye ngo bigaruriye. Ni ku rubibi rwa teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Karehe. Abantu babyumve ko teritwari ya Masisi Side cyangwa Masisi y'Amajyepfo ihana urubibi na teritwari ya Karehe, ndetse ikaba ubwo teritwari ya Karehe byumvikane yuko iri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abangaba rero barigamba ngo kugaba ibitero mu duce tugiye dutandukanye, turimo nk'ahitwa Mitimingi, ahitwa Kahungu ndetse naho bita Gatoyi, yemwe naho bita Ngururu. Utu ni uduce turi mu nkengero za sekiteri ya Gatoyi, ariko kuko yukomeje ushobora kugera aho bita Kasheke ndetse ugakomeza ugera aho bita Kahokoka. Rero utu ni uduce turi muri teritwari ya Karehe, ariko wavuye muri teritwari ya Masisi. Angaho ntagabwe ibino bitero ku munsi w'ejo, Wazalendo baza kuvuga ko ngo bahigaruriye, ariko kugeza amagingo yatwaje kuganira n'abaherereyeyo baza kutubwira ko mu by'ukuri ari bya bitero byo bagabye, ariko baza gusubizwa inyuma. Amakuru akambwira ko rero muri iki gitondo hasa nkaho haramutse umutuzo kugeza amagingo aya ngaya. Gusa bari banigambye gufata abasirikare benshi ba AFC mu 23, bavuga ko ngo bafasha abasirikare 28, ariko birasekeje cyane. Abasirikare ba mu 23-28 bo ubwabo bajya birukana bataliyani cyangwa se yemwe na brigade kirukanka n'abasirikare benshi, kumva ko abafata nta nubwo byanapfa gukunda. Ibingibi rero nibyo bigambye, ariko ngo kwaru gushakisha amafaranga. Ubundi abangaba bagaburirwa n'abadepite bari Kinshasa, iyo baramutse batagize icyo bakora ngo bafate abasirikare babo babambike uniform, nibarangiza babazirike bavuge ko ari abasirikare ba M23, ntabwo amafaranga ajya Kinshasa ngo abagereho. Abangaba rero babyigambaga nabiyise ngo ni indimbura ngo zo kwa Mutayomba, ni general autoproclamé witwa Mutayomba uyobora iyo bita Pareko FF. Abangaba rero nibo navuga ko umutekano muke muri access zigiye zitandukanye zegereye teritwari ya Masisi, ariko zisa n'izinjira muri teritwari ya Karehe. Nuko nguko navuga muri Kivu y'Amajyaruguru. Gusa muri Warikare magingo yangaya nta kidasanzwe, yemwe no muri Lubero navuga ko nta kidasanzwe gikomeje kuvugwayo, dore ko muri Lubero aho hari kumvikana umutuzo mu by'ukuri nyuma y'iminsi myinshi cyane hadaheruka imirwano. Bwana munyamakuru,
Ewan Rafiki urakoze cyane, asante sana kuba uduhaye ido n'ido. Ndatekereza ko n'abadukurikiye barasobanukiwe neza situation ihari. natwe turabashimiye cyane kandi murakoze. Urakoze cyane namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere, usyonde sabone ntuzongere gucika ukundi. Hasta la vista.